zitandukanye byaba ari mu bijyanye no gukavanira amatora haba mu bindi hari ibihembo abanyamakuru bagenda babona navuga ko hari contribution y'amahugurwa bijyanye kanzo n'izindi nzego bafatanya babagize uruhare nkanjye nabonye igihembo mu UNICEF mu gukoresha ikinyarwanda kinoze mu kuripotinga inkuru zacu hari n'abandi benshi bari aha ngaha babonye ibihembo numva rero aya mahugurwa afite akamaro tubona itangazamakuru ryo mu Rwanda ribyungukiramo byinshi icyo twasaba ni uko byakomeza kunozwa kurushaho nk'itsinda rero ryakoreye Rubavu twarabishimye tukaba tuyizeza yuko inkuru twakoze izagira impact. Ikindi nabona navuga ni ikibazo cy'igihe igihe usanga kiri hagati ntabwo gihagije kuko usanga abantu bakora nko mu mirenge itarenze 3 kandi akarere ni kanini kandi ibibazo ni byinshi byadufasha kandi byafasha n'igihugu. Muna amahugurwa Civil of Government bayina amahugurwa ku kigo cy'abantu ubyukuri ikintu cy'ingenzi twungukiyemo hariho abagiye mu itangazamakuru bataragize barize ibindi twagiye duhana bagenzi bacu bize itangazamakuru batwigisha uburyo umuntu abasha gukora inkuru za kinyamwuga. Ikindi twabonye ngo gukorera hamwe babanyamakuru twagiye duhura za nzego twagiye duhura usanga none bafasha cya kinyamakuru cyangwa se ibinyamakuru mu buryo butandukanye. N'umunyamakuru aba yabakorera agahuye haba bamusaba inkuru bitewe n'uko ikinyamakuru akayibuka mu by'ukuri habatse umufatanya kw'abanyamakuru mu buryo butangaje.